bararuhiye aravuze ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kugira gute kubarakarira. Imana ishimwe ni kuwiteka avuganye nawe. Hita wisuzuma aho wanyuraga, ibyo wakoraga, uko wasayishaga. Uwiteka aravuze ngo aragirira izina ryiwe. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Nyemera wiyerekane mu izina rya Yesu. Ababonaga ko ubuzima byarangiye ugenda ubiyerekaneho mu izina rya Yesu. Wicaze imisozi iri imbere yawe yabo, imisozi ituma abantu batagenda imbere mu buryo bw'umwuka, badakora ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Mwuka wera w'Imana agenda bashoboze, abangisha icyaha n'igisa nacyo, abakundisha iby'ijuru mu izina rya Yesu. Nubwo ubwenge bwo mu isi bubaye bwinshi, turasenze Mwuka wera w'Imana akora imirimo kandi agenda ategeka gawe. No etango bene edra topi ene etango. Turagushimye Mwuka wera w'Imana kuje gutangirana natwe, kuje gukora imirimo n'ibitangaza. Njewe kirere mbure, munyamakuru turi kumwabure, ahubwo Mwuka wera w'Imana agaragara hagati muri twebwe, uduhindura umuriro. Mwami Imana unyemerere iki kiganiro kigiye gusohoka kigira umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ndagushimye kubyumvise kandi uje gukora. Tegeka uganze mbisabye nizeye izina rya Yesu, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Senze isengesho ritari rirerire kandi nanone ritari rugufiya, ririmo amagambo y'ubwenge. Imana ishimwe. Nari ntangiye mvuga message nagize cyangwa se nabonye ukuntu Yesu yamfasha kantambagiza. Ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije ubwo abantu muri iyi minsi Imana yabahaye icyubahiro ikabahereza agakiza, bakakiyambura, indi ikabategeka bakagenda uko bashaka. Ariko ni igihe Uwiteka aje gukura Dawidi mu ishyamba, Dawidi akaza akagira gute agakora umurimo. Kuko hari abantu benshi yakuyeyo arabazana, bahageze kubw'inda nini zabo ntibabasha kugira gute gukora iby'Imana yabashyiriye aho ngaho. Imana itugirire neza. Nagize yerekwa rikomeye, numva ijwi ry'Imana rirambwiye murabona ari nk'ikibaya. Hari ukuntu Ezekiel igize kwandika ikibaya cy'amagufwa agize gute yumye, nuko nabonaga ari ikibaya. Nagendaga ngira gute ntemberezwa, nkabona ikibaya kirimo abantu barahagaze, ariko wakoraho ngo bagende kugenda bikagira gute bikanga. Imana irangije irambwira ngo ngende, haleluya, mbe umuvugizi cyangwa se nze mpagarare mbe mikoro irangiza igire gute irangururire muri ngewe. Irambwira ngo mbwira aba bantu ngo Imana yabagiriye neza, ibahereza agakiza, ivugana nabo, ndetse bamwe bahereza kuririmba, abandi bahereza ubushumba, abandi bahereza ubudiyakoni, kugira ngo bahagarare mw'uwo mwanya, bagire ibihome basenya, bagire ibintu barimbura. Ngo ariko abo bantu bamaze kuhagera bafatirwamo aho ngaho, aho kugira ngo bahindure aho bahindura, ahubwo barangije abariho bagira gute bahindura, abariho bagira gute bahinduka. Imana irambwira ngo ngende mbwira abo bantu, abaza gutega amatwi n'abaza gukurikirana kino kiganiro, baze kugira gute kugisunika, kugira ngo bagende bagira gute bacyohereza. Kuko bamwe abaza kumvira baraza kugira gute kubohorwa, hari aho bari buze kuziturwa. Imana itugirire neza. Irambwira ngo aba bantu Imana yagize gute yarabahamagaye, bakomeza biyambika uruhu rwo gukizwa, ariko nyamara mu ibanga rikomeye bari kwihakana imbaraga z'iki z'Imana. Ngo kubera ko abandi bagize amaterambere, ariko nyamara ntago bazi iri terambere runaka yagize aho yarikuye. Ntagazi iri terambere umuturanyi we afite rije vuguvugu, ntagaza hano ryagize gute ryavuye. Kwa kutihanga no kutarindira ashaka kujya gufata byinshi, ariko ibyinshi bizagira iki ingaruka. Imana irambwira ngo ngende mbabwire ngo ni igihe Uwiteka aje gukoresha leta cyangwa se aje gukoresha itegeko rya leta. Imana ikagira gute ikabakoresha bakazira babandi, ngo kuko bakomeje kwiyambika iki uruhu rw'intama. Amen. Haleluya. Ngo kandi
kandi imbere ari amasega cyangwa se ari iki, ari ibirura. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo ngende mbabwire ngo yaravuze ngo umweyo uraje. Bamwe bagira ngo ni ibyo ngibyo, ariko noneho ni igihe umweyo uwo uhagaze, ahubwo Imana igiye kwiyizira igaca muri depite runaka, igaca muri minisitiri runaka, igaca muri majoro runaka, igaca muri gitifu runaka. Imana ishimwe, kuko ngo yigize gute, yisangiye cyangwa se yizaniye abandi bakozi wowe utatekerezaga. Imana ishimwe. Imana irabwira ngo mbabwire ngo yambwiye amazina y'abantu agera muri amazina agera muri 3. Imana irambwira ngo aba bagabo yabashyizeho kugira ngo hari ukuntu Imana iguhamagara kwizicano, kuko hari umuntu uri kure cyane ataza gushobora kuza kujya mu rusengero, ariko naza kumva iri jambo ry'Imana akaza guhembuka, akaza kongera kugaruka, agaca bugufi akihana ibyaha. Ngaba abantu yabashyizeho kugira ngo bururutse imitima, babikoze igihe gitoya, ngo ariko kubw'inda nini batangira kugira gute, kwivanga n'abanyamahanga, batangira kugira gute, kwisanisha. Imana irambwira ngo hagiye kugira gute, hagiye kujya vamo umwe, agiye gutaha, kandi ibyo ngibyo bigize gute, birasohoye. Cyakoze baracyari kuri titire bavuga ngo ndi umuvuga butumwa, ariko ubuvuga butumwa bwagize gute, bwaragiye. Baracyari ku matitire kuvuga ngo ngewe ndi pasiteri, ariko Uwiteka yambwiye ngo arimo arara mu gitabo cy'abapasiteri, ntago urimo, kuko yaguhamagaye koko, ari muri wowe, Mwuka Wera akorera muri wowe, ariko ugeze ahangaha aho kugira ngo uhindure abo yaguhamagariye, ngahubwo urangije ugira gute, aba ari wowe uhinduka. Imana yambwiye ngo aho kugira ngo iguhombe, yagira gute, yaguhombye. Imana itugirire neza. Nane kutaya biene edraya tuta ene etano. Imana irambwira ngo aba bantu yabakuye ahantu hakomeye, ndetse babayeho mu buzima bugoye buruhije, ndetse rimwe na rimwe bakabivanga, ariko kubw'ineza y'Imana ikongera ikabagarukaho. Yambwiye ngo agiye bahereza amahirwe agize gute, agiye atandukanye. Bari mu bantu bari kugenda bagaca intege ubwoko bw'Imana, bari mu bantu bari guha agaciro imbaraga zidaturuka ku Uwiteka. Ugasanga ngo ngaho ngo hari uwaje ngo uri gukoreshwa imirimo n'ibitangaza, ugasanga abo bantu bagize gute, bagezeho bashyushya rugamba. Imana yambwiye ngo kubera ko mutahagaze neza mu cyuho ngo muvugire Imana, ngo Imana irabaziye, kandi ko kigize gute, irabaziye, ngirambiwe akakavuyo kandi ngo yagiye ibahereza amahirwe, ikongera ikabahereza, mwarangiza ngo ahubwo mugatukisha izina ry'Imana. Ngo ninde wababwiye kwamamaza Satani? Ninde wababwiye kwamamaza ibigirwamana? Ese ngiyabahamagaye mwarayivugiye ntiyabahemba? Ngahubwo yarabahembye, ngahubwo inda nini zanyu no etando biene edra ngo zatumye mushaka kujya gufata ibyinshi, ngo ariko ibyo byinshi birigize gute, birimo birotsa amatama. Ngo kandi bamwe mwamaze kugera mu irimbukiro, mwamaze kugera ikuzimu, ngo ariko Uwiteka aje gukuramo umwe muri mwebwe. Reka mbivuge, nta kintu bintwaye. Imana ishimwe. Ngo kuko mwabaye abantu bamwe bagenda baca intege abantu b'Imana, ngo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ujye imbere, ngahubwo mwebwe ngo mwafashe iya mbere ngo kugira ngo nkamamarize Satani. Ese ngo ninde wabahaye ku kazi? N'Uwiteka cyangwa n'uwo mwami? Naho ngaho mwagiye kwisayisha. Imana ibatabare, Imana ibagirire neza. Ariko uramutse uzi ubwenge ukumva kino kiganiro, wahindukira ikuzimu ukakurwayo, ngo kuko si wamamaje imbaraga ya Satani rimwe, si kabiri, si gatatu, ahubwo wabigize ndabimenyere. Ngo none wageze naho ufata ibiguzi by'abadayimoni. Ngo ni gute, ni gute warabonye imbaraga z'Imana zikiza, warabonye imbaraga z'Imana zaguhaye amafaranga, zaguhaye kubaka urugo, zaguhinduriye izina, nubwo wagiye urwubaka rimwe kabiri gatatu, ariko ineza y'Imana ari kuri we, ngo ko wagiye itanga amahirwe ikayaguha rimwe ikayaguha kabiri. Ngahubwo ibintu by'Imana mwabihinduye nk'umupira mu kibuga. Ngo ni mwerure, ni mwerure, muvuge ngo twamarije Satani, ni Satani nyine turi gukora, nyine ni ibyo ngibyo umwami mukorera azabahembe. Ngo ariko mureke kugira gute, ukomeza mugusha ubwoko bw'iki, bw'Imana. Imana itugirire neza. Ikindi cya kabiri, Imana irangije irambwira ngo ije gukoresha abangaba abasitari mwajyaga mubona biyambarira ukuntu, barapfumuye amatwi, barapfumuye barapfumuye nyine ahantu hose, baragiye bashyiraho amaherena ahantu hose nyine, ku buryo umuntu akavuga ati uyu muntu wanakwiruka. Imana irambwira ngo mbabwire ngo kuko
batanze agakiza ku bantu na bamwe barangije bagira gute baragakereza ngije guhagurutsa abantu mutagira gute mutakekaga. Imana ishimwe ngicyo muhagazeho musigaye mufite nuguca imanza. Ninde ngo wabagize umucamanza? Ngo ninde wabagize umucamanza? Ngo kariho hantu musigari Mwuka Wera yabavuyemo aragenda ngo ariko icyo musigaranye nuguca imanza, nukureba intege nkeya za runaka. Mwebwe mutagize gute mutireba. Imana irambwira ngo irabatunguye hanyuma yo gukoresha leta, hanyuma yo gukoresha abakomeye. Haleluya. Kuko Uwiteka ngaje gutanga agakiza ku bantu mutageraga gute mutatekerezaga. Babandi barabahanzi, babandi bagendaga nyine nuko nyine ubareba ukaburaho imbuto nzima. Ngabo ngabo Uwiteka nibaje kugira gute ngaje gukoresha. Irangije inyereka umwe mu basitari Imana yagize gute yagiriye ubuntu yasanze irangije imuzamo Mwuka Wera guca bugufi ngarabatizwa. None ngahubwo amagambo ngo muramuziye muravuga ibitagarasanye ariko kandi ngo ntago muzi uko Uwiteka wakora. Imana ishimwe ngabantu bareba ibyiza bigaragara ariko Uwiteka we yitegereza hehe mu mutima. Arambwira ngo mbabaze ngo ninde wabagize kwa bacamanza ngo aje kuza mwabo bantu mutari muzi kagakiza bagira gute batagafata. Ngo uko mwebwe mwagendeye kuri bya bindi byo kuvuga ngo tugiye kugenda nyine twambaye amakote, tugiye kugenda twambaye amakanzu agera hasi, tugiye kugenda na za Bibiliya ariko za Bibiliya nta kintu zagize gute zabamariye, nta n'ikintu zahinduye. Ngarika abangaba Uwiteka aje kubakoresha bazamenya abashonji, bazamenya abantu basohoye mu nzu, bazamenya abantu bambaye ubusa. Ngo mwebwe inda nini zarabafashe ngahubwo mugenda mwikururira n'iby'abakene mukagenda mugira gute mubyikubira mugenda mubyishiriraho. Irambwira ngo mbabaze ngo se ntimupfa bazabahambana binga. Imana itugirire neza. Topi ene etando biene edra tuta ene esta. Imana irambwira ngo irabaziye. Imana igize gute yemwe irabaziye. Ngo yagiye ituma abantu bagiye batandukanye, ikagenda ituma abasaza, ikagenda ituma abadamu, ikagenda ituma urubyiruko ngo mukagenda mwicamo mu byiciramo aho ngaho. Ariko Uwiteka we ngo agize gute yemwe arabazi. Ese urumva ushaka gukurwa ikuzimu? Ese urumva ushaka kujya aho ngaho uwarohamiye? Ese urumva ushaka kongera gusubizwamo imbaraga? Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ese urumva ushaka kongera kugaruka ku rufatiro? Ngo sibye ko mwagiye mwihana inshuro nyinshi ngo mukagenda muvuga ngo rwose nango twari tubizi ndariko mukongera mukagira gute mukabisubiramo. Yega abana bari we Uwiteka agize gute araje kandi agiye kubanika. Mwebwe muzi ko mufite abo mwanitse ariko Uwiteka agize gute arabanitse kandi agize gute ye arabazi. Ndabantu mwacitse ururondorogo muvuga ngo dore ngo ngitsengero zafunzwe. Nta gitsengero zari zafungwa neza, ahubwo Uwiteka araje aje gukoresha umweyo muremure, aje gusohora ibyari byigize ibishyitsi. Ikindi kandi ngirindi yerekwa rikomeye cyane ko abantu bafite za YouTube. Imana irambwira ngo harabe yagiye hamagarira kuvuga ubutumwa bw'Imana ariko barangije baragenda barisanisha basa nk'abanyamahanga bakora ibyo bashaka. Imana irambwira ngo aho ngaho ije gukoresha itegeko nanone kandi rya leta. Ngo Imana ije kugira ibintu igira gute igenda ikuramo, ije kunyanganya kuko yarabagaburiye pe. Ibirayi murabibona, abandi muranambara, abandi musa neza, ngo ariko ngo murazikoreshaho ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ngo ese ni iki mu biganiro ukora? Ni iki? Ese koko urabona hari iyihe nyungu uri murazana ku Uwiteka? Ndimo ndabwira abantu bafite za YouTube bacishaho iyo bukamana cyangwa se bacishaho ijambo ry'Imana cyangwa se ibiganiro by'Uwiteka. Ngo ni iki Uwiteka atabakoreye? Ngo se ku igihe kije kandi gisohoye ukajya wicara ahantu hamwe ugategereza byonyine n'uwakubwira ijambo ry'Imana, ugategereza n'uwagusanga ahantu ugiye kuburi. Haleluya. Aho ngaho wakagombye gutungwa n'ijambo wabwiye na nyiri ijambo. None nyiri ijambo wamwikuyeho, wagiye gufata ibizinshi ariko bidafite iki umumaro. Nibyo koko icyubahiro uraza kukibona, uraza kugenda mu modoka nziza ariko si igihe imbere hagatoya ugiye kuba wicaye wenyine ninde ugiye kugutabara? Kamaboko y'Uwiteka ngo wayikuyeho. Mbega abana bari we Uwiteka arabazi, Uwiteka arabazi.
Imana irongera irambwira ngo hari n'abandi badamu yazanye kwa aya makamera kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza, nk'uko Mariya na Magadalena na Mariya wundi bagiye kureba Yesu, bari bazi ibyo Yesu bamukoreye, bari bazi naho bamushyinguye. Haleluya. Bari bazi n'igitare bashyizeho ko batagishobora. Haleluya. Ariko ngo mu kwizera bagenda bafite imbaraga, bagenda bazi kuko byagenda kose igitare kiri buze kugira gute kubirindurwa. Imana ishimwe. Ngabo Uwiteka n'abarabahamagara kugira ngo bakore nk'ibyo bariya bakoreshejwe, ngo ariko ubwibone burangije bugira gute burabafata. Bandi batangira kubona abagabo babo kari babi, bandi batangira kubona ko abagabo babo nta kintu bamariye, bandi batangira kubona ko abagabo babo ngo batabahagije. Imana irambwira ngo ije gutwikurura mbena uwo mwitero mwiyambitse. Imana itugirire neza. Ngo yarabahamagaye kuko ari mwebwe muzi kuvuga ubutumwa cyane, ari mwebwe murira imirimo n'ibitangaza bigakoreka, ngo ariko namwe mwimuye Imana. Ngo niki kibateye ubwibone, niki kibateye kunamuka? Nanjye mwaho bagore ndahari, ndimo ndakubwira nanjye ngira gute nibwira. Ahubwo uzi ubwenge wahita uvuga ngo Imana yongera igire gute ingarukeho, wahita uvuga ngo Imana yongera impereza izindi mbaraga. Imana yambwiye ngo mbwira abadamu ngo yarabazamuye pe, yabagiriye neza, yabashyizemo amabanga ya, ariko ngo ntago ayo mabanga nk'uko yabahaye muri kuyakoresha neza. Imana ishimwe. Ngo ahubwo kugira ngo muyakoreshe neza murakandagira abagabo banyu, muragenda uko mushaka. Imana yambwiye ngo mbese wowe uzi ubwenge ushaka guhindukira, ngo wakongera ukagaruka ukegera umusaraba. Aho uzi wacitse intege, agasuzuguro kagufatiye, aho uzi wanamukiye, ngo wakongera ukagaruka, Yesu akongera agakorana nawe. Ko bari abagore batatu ngo bageze hariya ngo habayeho umushyitsi mwinshi, marayika w'umwami Imana ubwo yaramanutse ngo ahageze ngo abirindura igitare. Igitare amaze kukibirindura ngo akicara, mwakwemera ngo Uwiteka akaza akagira ibitare agira gute abirindura ku buzima bwanyu. Imana itugirire neza. Imana yamishuriye abo badamu, Yesu yarabahaye agaciro gakomeye cyane, yarabahaye imbaraga zizura, imbaraga zikiza, ngo ndetse ijwi ryabo rirarangurura cyane, riragenda rikagera kure. Ngo ariko bamwe muri abo ngabo ntago ariko ari bo mwese byagenze uko nguko, ngo bo baragenda uko bagize gute uko bashaka. Imana yambwiye ngo mugire gute muhindukire, kuko Uwiteka araje azanye umwe ukomeye cyane. Ibaze narinzi kuri umurokore, wari uzi ko ndi umurokore ukabona ndatwikuruwe. Imana yo mwijuri guha imbaraga, kandi Imana yo mwijuri gukomeze. Imana ishimwe. Kuba Yesu yaranzamuye nkicara kuyikamera ntago ari ngo kugira ngo ngira ngo mkinagaza. Imana itugirire neza. Nizo message Yesu yari yampaye kugira ngo nzikuzanire, kugira ngo ugire ibyo ufata. Ariko aba bagabo Imana igize gute iraba, kuko uwanyerekaga yari afite umubabaro, yari afite agahinda, nkabonamo baramamaza imbaraga za gishitani, nkabonamo baramamaza izo mbaraga bazesha agaciro. Imana irambwira ngo ndababaye, ntago bigize banyurwa n'utwo nabahaye. Imana ihabwe icyubahiro. Yahise imereza ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 48. Mukozi w'Imana Nepo aramfasha gusoma umurongo waho w'9, cyangwa se mpasome nta kibazo. 48 umurongo waho n'uwa mbere haravuga ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza, nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa. 12 ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Amen, amen. Aragirira izina ryiwe, abaretse kubarakarira. Urumva aracyafite impuhwe, urumva aracyagufitiye urukundo, urumva aracyagufitiye kugira ngo wongere uhindukire. Ngaragirira izina ryiwe, abaretse kugira gute kukurakarira, ngabaretse kugukuraho. Haleluya. Niko Uwiteka avuganye nawe. Hita wisuzuma ahantu uri muragira gute, uri muranyuma. Yego koko hari uruganda Uwiteka yakunyujijemo, uruganda rwo kutabona ibikwiye,
ariko uko bimeze kose igutungiye abana. Haleluya. Birashoboka ko ibyo wifuza aka kanya atari muragira gute, atari ibyo uri murabona. None rero kwihanganira muri urwo ruganda ntabwo uri muragira gute, uri murarwihanganiramo, ahubwo urashaka kugira ngo uhite usimbuka uve muri rwa ruganda ugenda uko ushaka. Ariko Uwiteka yarashyizeho andi mahirwe, ngaragirira izina rye abaretse kugira gute, kukurakara cyangwa gukuraho. Haleluya. Ariko biratubye ngo ntago azatuma izina rye rigira gute, yewe ritukwa, izina rye risuzugurwa. Ariko wowe ubigize ndabimenyereye, urimo urashaka izina ry'Imana rigira gute, risuzugurwa. Urimo urashaka izina ry'Imana rikomeza kugira gute, kuzaho agatotsi. Ariko barakubeshye, ntabwo Uwiteka yabyemera. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Wumvisha abantu Uwiteka aje kunyuramo, abamwe akabahereza umubatizo. Haleluya. Abandi akabaha agakiza wowe utaruzi ko byakwemera. Imana ishimwe. Ibaze muri ibyo yararirimbye aravuga ngo waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki imisozi watereye, waba wararuhiye iki amajoro waraye, waba wararuhiye iki waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki kwa kundi wiyirije, waba wararuhiye iki waba musore, waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Waba wararuhiye iki? Ndakubaza nanjye ngira gute, nibaza niki waba wararuhiye pasiteri, niki muririmbyi waba wararuhiye, muvuga butumwa, yewe muhanuzi, niki waba wararuhiye. Aravuze ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kugira gute, kubarakarira. Imana ishimwe, niko Uwiteka avuganye nawe. Hita wisuzuma aho wanyuraga, ibyo wakoraga, uko wasayishaga. Uwiteka aravuze ngo aragirira izina ryiwe areke kukurakarira. Imana itugirire neza. Ubutumwa cyangwa se message narinzanye niyo nge Yesu yarampaye kugira ngo nyikuzanire. Imana ihabwe icyubahiro. Ugiye kubona bamwe na bamwe utaruzi ko bafata agakiza, utaruzi ko bavuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Abo ngabo barimo baragira gute, baramaze ubutumwa bwa Kristo. Imana ibaha umugisha. Nayo magambo Yesu yarampaye ngo mbazanire. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Imbaraga n'abavuga kubureho mwe data. Hari message tubwiye nuko utavuza amazina kandi sinangoba ko yavuga ngo y'abantu batatu bavangavanze ibintu by'Imana. Imana yabahamagariye gukora umurimo w'Imana, barangije bayitera umugongo bajya mu bitanejeje Imana, bituma Imana ibabara, ifite agahinda ku bwabo. Harimo umugiye gupfa. Harimo umugiye gupfa. Yego. Ndi kwibaza ibyo byose Imana yaguye gutyo, ese nta kintu bashobora gukora uyu munsi? Ndabizi ubutumwa niyo tutavuga izina ry'umuntu, ariko iyo ubutumwa ari ubwawe ko byagenda kose urabwumva, urabwumva cyane. Ati ibintu ni ibyanjye, birashoboka nta mazina yabo tuvuga, nta no tuzavuga, ariko bo barabyumva. Ese ni iki bakwiye gukora uyu munsi kugira ngo bagira ibyo bakosora, hari Imana yongere bagire impuhwe? Ese biracyashoboka ko bakwihana? Nimba bakwena bakora iki kugira ngo hari inkota y'Uwiteka itaba? Yego. Imana iguha umugisha. Urumva ndi mwerekwa ndi kubibona, nabonaga bamwe baragiye kuzimu, baragezeyo. Uri kumva? Numva Imana irambwiye ngo si rimwe bihannye, harimo uwihana ngo buri gihe, simbizi nuko numvaga ngo si rimwe si kabiri si gatatu bagerageje kugira gute kumera nkaho bakinisha izina ry'Imana, akagaragaza ko ari kwihana kandi akongera akagira gute agasubira inyuma. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo noneho iyi ni impanda cyangwa se n'ubutumwa bwa nyuma kugira ngo Uwiteka yongere bakuraho ngaho ikuzimu. Arambwira ngo mbabwire baraza kwiyumva cyane rwose, baraza kwiyumva ndetse bamaze no kugira gute ikigano bagisohoka bareta bagira gute biyumva. Imana yambwiye ngo ni kenshi bagiye bashaka intege nkeya z'abakozi b'Imana,
ndetse bamwe bakabanamura ngo kandi bamwe baje rwose nta kintu bafite, ariko aho bageze mbene bakagombye kuguhesha abandi iki umugisha, ngo ahubwo nabo bakwamaje ubutumwa bw'Imana ahubwo muragenda bashaka intege za bagenzi babo. Uri kumva? Irambwira ngo ariko ntiwumva, bakongera bakumvira. Urumva ngo bagiye basaba imbabazi kenshi. Harimo abapasiteri babiri, harimo umuvugabutumwa, nuko nabibonaga. Imana ishemwe. Bivuze iki rero? Nibongera bakongera bakambara ibigunira, bagahindukira imbere y'Imana, bakemera intege nkeya zabo, ntibemere kuyoborwa n'amarangamutima, ntibemere gushaka gufata ibyinshi ngo kandi bitwika amatama. Nabonaga pe amafaranga bagiye kuyabona cyangwa se barayabonye, ariko nta kintu agiye kugira gute kubamarira, bagiye kuyasiga aho ngaho bakarimbuka, bahagombye kubona ijuru. Imana itugirire neza. Ariko ubwo nabonaga bari iyo ngiyo, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo noneho nibahindukira bakaza bakihana bihanye, Uwiteka arabakura ikuzimu. Ariko ntibatagira gute babikerensa kwa kundi babimenyereye, abahanuzi baza bakavuga ngo ni runaka. Nashaka kumenya neza ko Kirere nabihanuye, azagende i Muhanga ahantu bitaga itorero bitaga mu bameto, harimo umudamu bitaga Josephine, bazamubwira amateka. Naramubwiye nti mu minsi 3 bitewe nuko wavangavanze ibintu by'Imana, wowe ngo yarameje gutaha nta n'ikibazo kuba nabivuga. Imana ishimwe. Kandi nabanga kubavuga n'ubundi mwerekwa ndimo ndabareba, niko nanga abantu bagira gute banzamukira, ariko babyumvise kandi sibyo bazabaza Imana impiryohereko. Ako kanya uwo muntu byararangiye, bahise bamushyingura koko kandi azizuruza, yapfuye ava amaraso mu kanwa ahantu hose. Bivuze iki rero?